ubwo nanjye ndazinduka nko bari wambye atuzaze mu gitondo ndazinduka njya ku murenge aho yagira ngo sindi buyizane agiye kubona yumva ndamutse nje nyirerembera ni nuko muzehe Ndamage Felicien w'imyaka 58 yakiriye inka yahawe muri 2012 muri gahunda ya gira inka. Yanga isini magahinda kamera mubyeyi ndayizanye ngo madamu ngo abaranyumva ubwo yaduhahuriye mu marembo ati koko ati umugabo wanjye nkarayizanye ubwo rero arayisasira. Mureke tumusure mu rugo rwe na Mukamana Frida mu mudugudu wa Rukoka akagari ka Nyamigina umurenge wa Tare mu karere ka Nyamagabe ni mu majyepfo y'u Rwanda. Muzehe Felicien afite ubumuga bwo kutabona bwamufasha kuze. Yashimishijwe bikomeye no kwisanga muri iyi gahunda ya gira inka. Inka ye yayihaye izina rya Komera Mubyeyi, arayihamagara nayo yamwumva ikavumera. Ibara ryayo muzehe inka ryayo ni ibara ryayo ni umukara ariko ahubwo izina ryayo ni nayise Komera Mubyeyi. kubera iki? Kubera igituma nayise Komera Mubyeyi mwana nashimiraga Paul Kagame. Nicyo nayitiriye. Imushimira ko yamayiriye ese nk'umuntu utabona yanka nayo kuzayibona. Ubu ngubu narashimye ndahinga kubera dushingwe ejo bundi zaba yabyaye abana banywa amata bwaki tube tubijugunye. Numva afite ibyishimo nkavuga ni yaba nakanuraga ngo ndebe Paul Kagame iyo ndi hano mbyutse niyo nsoza hariya numva impamagara Komera Mubyeyi. Ninyi biguhamagaye muzehe iranka yanjye Komera Mubyeyi irampamagara irankomanga irambone igakoma nkamiye ko nshaka. Iyi Komera Mubyeyi iri mu kiraro ni inka ya gatatu ikomoka ku yo Muzehe Felicien yahawe muri gahunda ya gira inka muri 2012. Avuga ko yamufashije guhindura ubuzima, avugurura inzu ye, abona n'ifumbire yabaye ifumba y'umusaruro mwiza w'ubuhinzi. Inka ikintu maze kungezaho ntabwo ubundi nari umukene sinahingaga nyine ngo nzabone utujumba, sinahinga ngo nzabone udushyimbo cyangwa ngo nzabone utugori, ariko noneho ubu ndahinga nkabibona sinjya gusabiriza. Ariko noneho nkavuga nti imbere nk'ubu nibyara ubu noneho nzaba nshubijwe ndumva ko nibyara se ndateganya ko iramutse ibyaye nazagura nk'igare nkaho akajya njyana sinirwe mvunika. Mutima w'urugo rwa Felicien uyu ni Mukamana Frida anyurwa n'uburyo leta yabatekerejeho. Umugabo watakaza ubushobozi bwo kubona babonaga binjiye mu bukene karande. Nabyakiriye neza, nshimira umubyeyi Kagame ko atworoje, twarahingaga ntitweze none dusigaye tweza tukabona ibyo kurya. Ubundi ubu ngubu rero yamugaye amaso tukiri batoya, yamugaye amaso ntwite inda 5. Uwo mwana nabyaye ntazo kwasa. Ubwo rero byakira ntyo kugeza ko uyu munota. Watekerezaga se ko leta izatekereza? Ntacyo natekerezaga. Twatekereza ko tuzabaho mu bukene bwacu tukarira kwisazira. Tugiye ko natubona leta y'ubumwe nyine iratugobotse. None turiho neza nta kibazo nubwo nta maso afite ariko ndamurebera. Muzehe Felicien nawe ashobora gushakira ubwatsi Komera Mubyeyi yafatanije n'umufasha we n'abana. N'umwe mu batabona bavuga ko bateye imbere bafashijwe na gahunda za leta zigenewe abatishoboye. Mu bikorwa bya buri munsi abafite ubumuga bwo kutabona cyangwa se abatakaje ubushobozi bwo kubona nabyo bakora, byaba ubuhinzi byaba ubworozi, bikaba bigaragaza yuko nabo mu by'ukuri bashoboye gukora bagira icyo bigezaho, ntibategereze yuko batungwa na leta cyangwa se batungwa n'akavuye imuhana. Ariko nanone bakavuga bati umuryango nyarwanda, sosiyete nyarwanda, imiryango itegamiye kuri leta bakomeje kutuba hafi, natwe twakomeza gutera intambwe tugana imbere. Peter Muyombano, Flash TV.
murakoze cyane.